Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 32, gukurira mu buntu. Ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Urwa kabiri rwa Petero igice cya 3, umurongo wa 18. Igihe abasore bakurira muri Yesu, ni amahirwe yabo gukurira mu buntu no kumenya mu by'umwuka. Dushobora kurushaho kumenya byinshi kuri Yesu binyuze mu gucukumbura ibyanditswe byera tubyitayeho, kandi tugakurikiza inzira z'ukuri no gukiranuka zishurirwa muri ibyo. Abahora bakura mu buntu bazashikama mu kwizera kandi batera intambwe bajya mbere. Gukura ni ngombwa kugira ngo umuntu ashikame. Mu mutima w'umusira wese wiyemeje kuba umwigishwa wa Yesu Kristo, hazabamo icyifuzo kidacogora cyo gushaka kugera ku rugero rwa Kristo ruhanitse, nicyo kuba umukozi ukorana na Kristo. Nagambirira kuzaba umubare w'abandi bazahagarika imbere y'intebe y'Imana bazira ikizinga, azahora atera intambwe ajya mbere. Inzira imwe rukumbi yamubashisha gukomeza gushikama ni ugutera imbere buri munsi mu mibereho y'iby'umwuka. Ukwizera kuzakura igihe kuzaba guhuye n'urugamba rwo gushidikanya n'imbogamizi, maze kukabasha kubitsinda. Ukwezwa nyakuri kurakomeza. Niba ukurira mu buntu no kumenya Yesu Kristo, uzarushaho gukoresha neza amahirwe yose ubona yo kunguka ubwenge buruseho bw'ubugingo n'imico ya Kristo. Uko uzarushaho kumenyana n'umucunguzi wawe binyuze mu gutekereza ku buzima bwe buzira inenge n'urukundo rwe rutagira iherezo, kwizera Yesu kwawe kuzakura. Nta cyaruta gusuzuguza Imana kirenze kwatura kuri umuyoboke wayo, nyamara uyigendera kure, ndetse ukaba utabeshejweho na mwuka wayo wera. Igihe uzaba ukurira mu buntu, uzakunda kwitabira amateraniro y'iby'umwuka, kandi uzatanga ubuhamya bw'urukundo rwa Kristo imbere y'iteraniro wishimye. Kubw'ubuntu bwayo, Imana ishobora gutuma umusore yitonda kandi akigengesera, ndetse ishobora guha abana kumenya n'ubunararibonye. Bashobora gukurira mu buntu buri munsi. Ntabwo amarangamutima yawe ariyo ukwiriye gupimisha ukwizera kwawe. Kwinira mu mutima. Genzura umutima wawe witonze, kandi ugenzure n'uko urukundo ukunda Imana ruhagaze. Wibaza uti, mbese ibihe by'agaciro nagize uyu munsi nabikoresheje mu gushaka kwishimisha ubwanjye nishakira ibinezeza? Mbese naba nafashije abo mpura nabo bose kurushaho gusabana n'Imana no gukunda ibizahoraho? Mbese ukwizera kwanjye naba nakugaragarije mu muryango wanjye, kandi naba nagaragarije ubuntu bwa Kristo mu magambo yanjye n'imyifatire yanjye? Mbese kubwo kubaha kwanjye naba nubashye ababyeyi banjye, bityo nkaba nubahira itegeko rya 5? Mbese naba nujuje inshingano zanjye za buri munsi kandi zoroheje nshyizeho umwete, kandi naba nazikoranye ubudahemuka nkora ibyo nagombaga gukora kugira ngo noroshye imitwaro y'abandi? Mbese naba narinze iminwa yanjye ikibi n'ururimi rwanjye kuvuga ibinyoma? Mbese naba nubashye Kristo umucunguzi wanjye watanze ubugingo bwe bw'agaciro kenshi kugira ngo mbashe kubona ubugingo buhoraho? Ba maso kandi usenge. Nshuti musore, umunsi ugitangira ntukirengagize gusengana umwete usaba Yesu ngo aguhe imbaraga n'ubuntu bikubashisha gutsinda ibishuko by'umwanzi uko byaba bimeze kose. Kandi niba usengana umwete ufite ukwizera n'umutima umenetse, Uwiteka azumva isengesho ryawe. Ariko ugomba kuba maso kandi ugasenga. Yesu yaravuze ati, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga arakingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yasaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Matayo igice cya 7 kuva ku murongo wa 7 kugera ku wa 11. Abana n'abasore bashobora gusanga Yesu bakamushyira imitwaro yabo bahagarika umutima, kandi bakamenya ko azubahiriza ibyo bamusaba kandi akabaha rwose ibyo bashaka.
ntugacogore kandi umaramaze. Vuga amasezerano y'Imana maze wizere udashidikanya. Ntugategereze kwiyumvamo amarangamutima adasanzwe mbere y'uko utekereza ko Uwiteka gusubiza. Ntugashyire imbere yawe uburyo bwihariye wibwira ko Uwiteka azakugenzereza mbere y'uko wizera ko uhawe ibyo wamusabye. Ahubwo wiringire ijambo rye, maze ibisigaye byose ubishyira mu biganza by'Uwiteka, wizeye byuzuye ko amasengesho yawe azumvirwa, kandi igisubizo kizaziza igihe ndetse no mu buryo so mu ijuru azabona ko byakuzanira ibyiza, kandi uzakomeza gusenga kugeza ku iherezo. Genda wicishije bugufi kandi ukomeze kujya mbere, kuko Uwiteka Imana ari izuba n'ingabo ikingira. Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro. Zaburi ya 84 umurongo wa 11. Mwubaho Uwiteka mwabera bemwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira ikiza bakena. Zaburi ya 34 umurongo wa 9 n'uwa 10. Ninde ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza? Ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Va mu byaha ujye ukora ibyiza, ujye ushaka amahoro yakurikire kugira ngo uyashyikire. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku gutaka kwawo. Ninde ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza? Ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Va mu byaha ujye ukora ibyiza, ujye ushaka amahoro yakurikire kugira ngo uyashyikire. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku gutaka kwabo. Zaburi ya 34 kuva ku murongo wa 13 kugera ku wa 18. Aya ni amasezerano menshi kandi akungahaye, ariko agasohozwa hashingiwe ko ureka ikibi ukiga gukora neza. Bityo hanga amaso iby'ijuru nk'uko Yosefu na Daniyeli na Mose babigenje, ndetse uzirikane icyo kubaka imico bisaba, maze wubakire iby'iteka ryose. Turi abanyantege nke kandi nta bwenge dufite, ariko Imana yaravuze iti, niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba Imana, iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 5. Icyo ugomba gukora gusa ni ukwiga kumaramaza ntudohoke ngo urekure Imana, wihanganire mu murimo wayo, bityo uzaba umuneshi kubw'amaraso y'umwana w'intama. Inzira z'Imana zitagira imipaka. Mu gukora uyu murimo ubwawe, ugira ibyo uhindura ku bantu benshi uhura nabo. Mbega uburyo amagambo avuzwe mu gihe gikwiriye ari meza! Mbega ukuntu ijambo ritera ibyiringiro, ubutwari no kumashya mu nzira nziza rizaha imbaraga umuntu watwawe no kugendera mu mico mibi. Umugambi ushikamye ushobora kugira mu gushyira mu bikorwa amahame meza, uzagira icyo uhindura mu kwerekeza imitima y'abantu mu nzira itunganye. Icyiza ushobora gukora nta mupaka gifite. Nugira ijambo ry'Imana umugenga w'ubugingo bwawe, kandi ibikorwa byawe ukabiyoboza amahame y'iryo jambo, ndetse imigambi yawe yose n'umuhate wawe mu gusohoza inshingano yawe bikaba umugisha wo kuba umvumo ku bandi, umuhati wawe uzagera ku ntsinzi. Wifatanyije n'Imana kandi wahindutse umuyoboro w'umucyo ku bandi. Wahawe icyubahiro cyo guhinduka ukorana na Yesu, kandi nta cyubahiro kirenze icyo ushobora guhabwa kirenze umugisha uzaturuka mu kanwa k'Umukiza akavuga ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Matayo igice cya 25 umurongo wa 21. Kwitanga. Umucunguzi ntazigera yemera kumukorera by'igice. Buri munsi umukozi ukorera Imana agomba kwiga ubusobanuro bwo kwitanga. Agomba kwiga ijambo ry'Imana, akiga ubusobanuro bwaryo, kandi akumvira amategeko aririmo. Uko niko ashobora kugera ku rugero rukwiriye rw'ubukristo budahinyurwa. Imana ikora nawe buri munsi, igatunganya imico igomba kuzahagarara ishikamye mu gihe cy'ikigeragezo giheruka.
kandi uko umunsi ushira undi ukaza umwizera azagaragariza imbere y'abamarayika n'imbere y'abantu icyitegererezo gikomeye akerekana iby'ubutumwa bwiza bushobora gukorera